Igitondo ciza mwese shalom. Nongeye gushima Imana impaye uyu munsi wa kabiri kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana, ndetse nashimira n'abayobozi b'urubuga batugiriye icyizere kugira ngo tuganire namwe aya magambo y'Imana mu minsi ibiri. Ubushize bari banteguje ariko nari mfite urugendo. Umushumba Gediyoni yambwiye kabisa ndi mu kibuga cy'indege mfashe isafari, ariko ndongera kubashimira ko mwatuzirikanye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ejo twaganiriye ijambo ry'Imana rivuga kwimuka, ariko uyu munsi mu minota 10 turi buze kuganira cyangwa 8, natekereje nk'uko tuganira ijambo rivuga ngo ni Imana y'imbaraga zitangaje. Haleluya! Ni Imana y'imbaraga zitangaje. Munemerere nsenge isengesho rigufi, hanyuma nsome ijambo ry'Imana mu minota mike izaba isigaye. Dusangire rino jambo mu minota mike cyane. Mana, ducishijwe bugufi, tugushimiye ko waturemeye ubugingo buhoraho. Tugushimiye kuko twakuwe mu mwijima turi abana b'umuco. Turagushima ko waduhaye kugira imibereho y'ubwami tukiri mu isi, utwigisha indangagaciro zo kukumenya. Ibyiyumviro byacu n'umwuka wacu ugahamanya n'Imana kuko turi abana b'Imana, bikayobora imigendere yacu ku manywa na nijoro, bikatwigisha gukiranuka no kukumenya, bikatwigisha kwitwararika no kwitwara neza muri iki kibuga. Uhimbazwe, sinzi abazumva rino jambo ryawe, ariko wewe wabateguye, si ibyacu kumenya, ahubwo Data iri jambo ryawe uriherekeshe imbaraga zikomeye. Twebwe ducishijwe bugufi muri uno mugoroba ngo hakore wewe, kandi imbaraga zawe zireme ikintu kidasanzwe mu babasha kumva rino jambo. Ni mu izina rya Yesu, amen. Somye amagambo mu rwandiko rw'Abaefeso, ni igice cya 3 umurongo wa 20. Aho niho ngira ngo dusome umwanya mutoya kugira ngo tuganire ijambo. Haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Icubahiro kibe icayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira, amen. Uyu ni Pawulo wandikiye Abaefeso muri iki gice. Iri jambo ndarikunda, naritekerejeho mu gicuku. Numva Imana inemeje nk'uko tuganira rino jambo Pawulo yandikiye Abaefeso. Nimbona umwanya ndaza gukomoza icyatumye bandikira muri iki gice aya magambo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza ndetse n'ibyo twibwira, nk'uko nk'imbaraga z'Imana ziri. Pawulo yageze i Efeso asanga Abaefeso bazi Imana nk'Imana ibasha gukora ibiri ku rugero rw'ibyo bifuza. Imbaraga z'Imana niryo jambo tugiye kuganira ngo ni Imana y'imbaraga zitangaje. Akenshi abantu bavuga imbaraga z'Imana siribaze y'ikigeragezo wararanye, cyangwa umutwaro, cyangwa umusozi uriho, ugatekereza nk'imbaraga z'Imana zihwanye n'uko Imana ikemura ikibazo cyawe, ugahishurirwa izo mbaraga z'Imana ingano yazo nk'ingana n'ikibazo wararanye. Ariko Pawulo abwira Abaefeso, arababwira ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo ziri. Ariko mwanemereye mukavuga ngo amen. Reka nsobanure uno murongo. Imana ifite imbaraga tutarahishurirwa, twujujwe, twabwirije neza, twasenze, turi muri 40 jours. Tidushobora guhishurirwa imbaraga z'Imana uko zingana.
imbaraga z'Imana kuri twebwe zihwanye n'ihishurirwa ryawe. Ko numvise imbaraga z'Imana. Atukuzwe milele, amina. Imana igira imbaraga z'umurengera mu buryo umwana w'umuntu atashobora guhishurirwa ubugari bw'imbaraga z'Imana. Oya, kubera nk'Imana ifite imbaraga zo gukora ngo ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, ngo nk'uko imbaraga zayo ziri, ariko ngo zidukoreramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndaza kuvuga uburyo imbaraga z'Imana zisorera mu buryo zidukoreramo. Pawulo abwira Abaefeso, arababwira ngo bene data, Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira byose n'ibyo dutekereza byose. Haleluya. Oh, haleluya. Sinzi ikibazo ufite, ntabwo nawe uzi umusozi ndiho, ariko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'uburemere, y'uburyo uremerewe. Ni Imana ifite imbaraga utarahishurirwa kandi zikorera muri twe. Reka mvuge muri twe. Imana izo mbaraga zayo zose igira kugira ngo zibone tere, kugira ngo zibone uko zimanifeste, kugira ngo zibone uko zikora, nuko izo mbaraga z'Imana, niko yavuze, ngo nuko zikorera muri twe. Amen. Imana igukorera ibiruta ibyo utekereza, ariko ntisimbura guhera ku byo nawe utekereza. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Imana ntigira inzitizi y'uko nubwo ifite imbaraga zibasha gukora ibiruta ibyo dutekereza n'ibyo twibwira n'ibyo dusengera. Imana ntiyanga ko natwe, haleluya, dutekereza uburyo bwagutse kugira ngo Imana ishigikire iyerekwa ryacu dufite ihereye ku mbaraga zikorera muri twe, mu mbaraga zo kwizera. Amen. Hari igihe imiterere y'Imana iruta imbaraga tuyitirira, ariko hari igihe Imana izisa naho yemera nk'ikoreshwa cyangwa ikorera muri twe bihwanye n'ihishurirwa dufite. Amen. Imana itwemerera ko tugomba kugira ihishurirwa, kandi ingano y'ihishurirwa tugira rihwanye n'uburyo k'Imana idusubiza. Amen. 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 Uburyohe bw'Imana tugendana ugira ngira buhwanye n'iyerekwa n'ihishurirwa ufite ku Mana yawe. Haleluya. Imbaraga z'Imana ntabwo ushobora kuzibona zidashingiye ku mbaraga z'ihishurirwa ufite ku Mana yawe, kandi ikinyuranyo cy'uburyohe tugendana gishingiye ku ihishurirwa ryo gusobanukirwa, ryo kumenya imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe uko zingana. Ndasoje. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Umusozi uriho ukuremereye, nanjye urandemereye. Reka nkubwire muri iki gitondo ngo hari imbaraga z'Imana zikuraho iyo misozi, yuko ntabwo bikostinga Imana ikiguzi cy'imbaraga, yuko Imana ifite imbaraga ziri hejuru y'imitwaro yose y'abari mu isi, kubera ko turi mu biganza byayo. Amen. Ariko kandi Imana ntabwo iturimita kugira icyerekezo n'iyerekwa, kugira ngo Imana imanurwe no gukorera mu iyerekwa dufite muri yo,
kugira ngo ibashe gusohoza ibyo twifuza n'ibyo twibwira, kugira ngo ibihindure imbaraga zayo zikorera muri twebwe. uri uw'agaciro, kingura imitekerereze y'ubugingo ndetse unakingure n'imitekerereze y'ubundi buzima, hanyuma utegereze imbaraga z'Imana zimanuka kugira ngo zikorere muri wewe. Kandi nawe imbaraga z'Imana ntabwo zigomba guhwana n'uburyo waraye, zigomba kuba ari imbaraga z'Imana zifite profondeur. Kugira ngo Imana igukoreshe ibikomeye, biragusaba kugira ihishurirwa rikomeye ku Mana. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira, kuko imbaraga zayo zikorera muri twe. Reka nkubwire, Imana nta kintu izagukorera itagikukoresheje. Kandi kugira ngo Imana ikigukoreshe, biragusaba kucizera, biragusaba no kugitekereza, biranagusaba gukomanga, biragusaba kudodora, biragusaba kwa purayinga, biragusaba kwihangana, biragusaba ubumenyi, biragusaba amasengesho, biragusaba sosiyali, biragusaba connection n'abandi, biragusaba kumenya amakuru, biragusaba kugira ngo imbaraga z'Imana zibone uko zikora ibiruta ibyo dutekereza, ariko byose bikoreshejwe imbaraga z'Imana muri twe. Ijambo ry'Imana nirituganze. Amen.